Aha, so what is my people bantu banjye gicamunsi cyiza nizere ko mukomeje kugubwa neza. Nitwa Ndintare no murongo mukomeje gukurikiranaho ibiganiro byacu. Kandi ndabashimira uburyo mudahwema gukurikirana ibintu byanjye mukanda like ndetse na subscribe ni inkunga ikomeye cyane. Kuri uyu munsi w'igicamunsi tugize amahirwe tutari twateguye tutari twagize mu mbega ni nk'Imana igize gutya ikagira ikintu ikora. Twabonye umutumirwa aradusuye muri studio ya 10baretse TV. Reka tumwakire tumuhaniye ikaze. Uraho neza? Uraho neza. Amakuru. Turashima Imana. Turashima Imana. Okay, watangira rero ukatwibwira kugira ngo tuze kubana muri aka kanya gatoya tubonye. Murakoze cyane. Ubundi abantu banze ku mazina nkoresha kuri social media. Ni Prophet Bosco. Kuri TikTok niyo nkoresha. Hanyuma no kuri YouTube nkaba mfite channel yitwa ihumure TV. Kuri TikTok witwa Prophet. Kuri YouTube ukaba witwa ihumure TV. Yes, channel yanjye ni ihumure TV. Aha. So ubwo rero reka mbabwire bantu banyu ndabizi ko mutajya muhwema kunyumva nubundi mugiye hari ahantu ku ihumure TV, TikTok, Prophet hose mu following aho musabwa gukora subscribe naho mubikora kuko ni ikintu gikomeye cyane. Tukwakiri hano rero muri YouTube studio yanjye ya 10baretse TV. Kandi dufite nyamatsiko kubona nanjye ntabwo twari duherukana ubundi ubahe hari hashize igihe muri iyi minsi nta handi duhugiye usibye kuba mu bihe byo gusenga ndetse no mu buzima busanzwe tunashakisha. Reka tugusaba akantu kamwe konyine mbere yuko ikiganiro cyacu kizamuka. Tubanze dusenge mu gahe gatoya turagize Imana mu byo tugiye kuvugana bize kugira ingirakamaro ku bantu bari gutwumva kandi natwe ubwacu turi buze kuza kuvuga nyine tugire n'ikintu natwe tuza gukura. Ni karibu. Dusenge Imana. Uwiteka Mwami Imana, uri Imana ishoboye byose, uri Imana idahinduka, tugushime yuko uri Imana ishoboye byose. Umugambi wawe ntabwo ujya uyoba ku bwoko bwawe. Nyemerera kuri buri muntu wese uri buze gutega amatwi iki kiganiro kigira aho kimukora naho kimugeza. Uyu mwanya turaguhamagaye rero ganza hagati muri twe kuko uri Imana ishoboye byose, ntaba ari twe aba ari wowe ganza hagati muri twe. Icubahiro n'icyo warakoze rero kuri mu ruhande rwacu tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Imana igumugisha. Amen. Prophet mu mibereho yawe ku bantu badasobanukiye Prophet umva imunsi bafite surprise ku bantu mutazi Prophet, ku bantu mutazi ihumure TV muraje musobanukirwe. Ese reka nkubaze ujya gushinga ihumure TV ni iki cyabiguteye? Nta kindi cyabinteye ahubwo byatewe n'inuzana nashatse nuza ijambo umuntu ashobora gusoma ubwaryo iryo jambo rikaba ryahumuriza umuntu atarinjira mu kiganiro kirimo imbere. Ijambo ihumure ni ijambo sinzi ukuntu umuntu yarisobanuramo ariko mu yandi magambo n'ubuhanuzi muri make. Ugifungura uhura n'ubuhanuzi. Byaka kanye ndafashijwe ahubwo. Ugifungura uhura n'ubuhanuzi. Nukumva ngo humura TV. Hanyuma niyo uri mu bihe bikomeye uhura n'ubuhanuzi wagera kwihumure TV ukavuga uti kabisa ntakiye ubuhanuzi bwawe. Imana ishimwe. Nicyo ngicyo cyane kuyita ihumure. Kubw'ibihe byo gusenga nari mpagazemo kandi na n'ubu ndacyakomeje. Aka kanya rero ugiye kutubwira akantu kagufasha. Buri iyo umuntu agiye gushinga akantu avuga ati byonyine ni ihumure, abantu uko bikose bajya bajya gufungura babanze banafashwe n'iryo jambo ryonyine. Ushobora kutubwira nk'amagambo makeya cyane ku bijyanye n'ihumure TV? Tuzi neza ko mu bitabo bigiye bitandukanye biba byaragiye byandikwa n'abahanuzi muri za Bibiliya twese tuzi nka Yohana ndetse n'abandi, usanga bafite nk'amagambo agiye abafasha. Nk'ubu ngubu urugero ngewe ijambo rya rimfasha iteka ryose ni muri Yesaya.
muri Yesaya 59:1 avuga ngo ukuboko kw'Uwiteka ntikwaheze ngo gukiza n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo arebe kumva gukomeza. Wowe ni nk'akahe kantu kajya kagufasha iyo uri mu mage, uri mu bibazo, uri mu bintu bitandukanye, n'igihe cyo kijya kigufasha? Ntabwo ibidufasha ni byinshi, kuko buriya mu gihe tumaze muri uru rugendo ibidufasha ni byinshi, ariko muri iyi minsi hari ijambo ririmo, niba nabyita ngo riri kunyicare nkongera nkazuba, ndumva riri kumfasha cyane. Ni ijambo dusanga mu gitabo cyakozwe n'intumwa, mu byakozwe n'intumwa ibice 28, aho Pawulo yajyaga kwiregura kwa Kayizari ubwo bari bageze ku kirwa bita Merita. Ijambo ry'Imana ritubwira ko bahageze ngo bene igihugu babakira bose, babacanira umuriro, ngo cyari igihe cy'imbeho n'imvura nyinshi aho hantu, byari bimeze nabi. Hanyuma Pawulo bakimara kugera kuri iki kirwa, ntabwo nshatse kuvuga ibiri inyuma kuko dufite igihe gitoya, ahubwo ndashaka kugusha ku ntego, ku ijambo riri kumfasha. Hanyuma ngo barangije babacanira umuriro, Pawulo ashaka uburyo ki bwose nawe yateranya umuganda w'inkwi ngo azacane, kuko burya umuntu w'Imana dufite uko tugenda, ntabwo tugomba kugenda nk'uko abandi bagenda, dufite uko tugenda. Hanyuma rero Pawulo basanze bacanye, mu yandi magambo bacanye umuriro, ariko Pawulo akimara kuwubona aravuga ngo hari umuriro twebwe tugenda, ntabwo dushobora kuba turi hari umuriro. Iyo twacanye umuriro wacu ibintu birahinduka, ibintu biremera. Hanyuma ngo akimara gutoranya umuganda ngo arangije ngo araza ngacana umuriro, ngo hanyuma igikuruka kiraza kimuruma ku kuboko, ngo bene igihugu barangije baravuga ngo Imana idacurwa kibera, nubwo yamurokoye muri iranya, ariko uyu munsi ntabwo imukundira kuba, ariko bagahabwa icyubahiro. Arangije mu mutima we yari yibereye mu mashimwe avuga ngo Mana warahabaye, utwambutse iriya nyanja, na n'uyu munsi uri mu ruhande rwawe. Imana ishimwe. Ngo nuko noneho ndase ku ntego, arangije ngo nuko bategereza yuko yapfa akindutse, yapfa abyimbiwe, ngo barabiheba, ngo bategereza isaha ya mbere, barabiheba, bategereza iya kabiri, barabiheba. Umuntu w'Imana arashinga. Haleluya. Umuntu w'Imana arashinganye uko byagenda kose, ngo barangije barabitegereza, barabiheba. Hanyuma reka manurire umuntu urimo kudukurikira, birashoboka yuko wari uhagaze mu gihe abantu bakubonera mu gihe uhagazemo bategereje yuko waseba. Reka ngo utangarize ngo ntabwo ugomba guseba, kuko Imana iri mu ruhande rwawe. Ntabwo ugomba guseba, Imana wakoreye ntabwo yakwemera gukorwa n'isoni. Hanyuma bategereza yuko yapfa byimbiwe, barabiheba. Ngo nuko barangije, ijambo nshaka kugushaho ku kirwa, aho ngaho ku kirwa cyitwa Merita, barangije bahindura amagambo, baravuga bati noneho ni Imana. Bahindura amagambo baravuga ngo ni Imana, ibyo byose babivuze. Haleluya. Amen. Bahindura amagambo baravuga ngo ni Imana, nyamara uyu muntu agendana n'Imana. Erega iyi Imana yaje abantu barabimenya, si ngombwa kujya kuvuga ngo nkorana n'Imana. Ahubwo Imana ikora igitangaza cyatuma bamenya yuko ugendana n'Imana. Imana ikora igitangaza cyatuma bamenya yuko ugendana n'Imana. Haleluya. Nukuri nimuhumure bene data mudukurikiye, Imana irakora kandi iravuga, Imana irasohoza. Humura, ntabwo ugikozwe n'isoni. Aho bari bagutegeye ntabwo ariho ugomba guseba. Amena. Aho bari bagutegeye bari baravuze ngo ntabwo uzahire, nta cyiza wakwigezaho, Imana izahagutambutsa mu maso yawe. Hanyuma rero ijambo riri kumfasha n'iryo ngiryo, kuva barahinduye baravuga bati ni Imana. Iryo jambo niryo mpagazeho. Ibyari bigufiteho ijambo abantu bahindura bavuge ngo ni Imana. Imana igomba, ntabwo
twinjiye mu ijambo bya birebire kandi dufite igihe gito. Tuzongera tubatumira umunsi umwe muze tuganire ku ijambo ry'Imana. Haleluya. Ariko uyu munsi wa none ndumva ndashaka kubaza ibibazo by'amatsiko. Abantu bafite ibibazo by'amatsiko kuri profete aka kanya baze kubisobanukirwa. Bajya bibaza profete ni muntu ki? Profete twamaze kumenya neza ko mufite korali mubereye umuyobozi. Byose byo amakuru rero yose aba yaratugezeho gatanu ku kandi kuri ba baririmbyi cyangwa se ku bantu uyobora. Yego hari benshi abantu benshi bajya bagusobanukirwa. Byanze bikunze ibyo dukora uko byagenda kose bigaragarira abantu. Ibyo dukora mbega ni ku mugaragaro, biba biri ku mugaragaro, ntabwo wahisha Imana. Okay, rero twebwe nka Ntare TV mfite amatsiko y'ibibazo gushaka kugira ngo nze kukubaza. Ndakubaza ibibazo bikeya. Nkubaze ku bijyanye n'abasitari. Abasitari hano mu Rwanda nta kibazo, byaterwa n'uwo ari we, nta kibazo. N'aba ngaba bakurikira. Yego. Hari umuhanzi ejo bundi uheruka kuva mu itangazamakuru rya RBA yitwa Karara Uwineza. Arangije avamo ajya kuririmba indirimbo zo mu Bagatulika. Hariya si umubyeyi bure. Uko biri kose ni umubyeyi, ariko ni umubyeyi nta muntu utamuzi. Uriya muntu kuba yaravuyemo akajya kwikorera mu miziki ye, ni igiki watubwira kuba yaravuyemo? Hanyuma ntabwo wenda namuvugaho ibintu byinshi, gusa nanone buriya njya nkunda kuvuga ngo umuntu aba afite uburyo akoramo ibintu bye, nangwa se n'intego afite. Birashoboka yuko yabonye ariho agomba kwerekeza kandi ibintu bikagenda neza. Hanyuma rero ntabwo namuvugaho ibintu byinshi, tumwubahira ibyo akora. Icyo namubwira, Imana ikomeze imushyigikira. Karara uramukunda cyane. Umukundira iki? Urebye n'ibiganiro bye usanga ari ibiganiro byiza kandi byubaka abantu benshi. Urakoze. Reka mubaze ikindi kibazo. Umuhanzi agize gutya ava mu bintu byo kuririmba indirimbo zihimbaza Imana. Theo bose babireba. Ararekura arutse gushyira itangazo avuga ngo ntabwo azongera na gatoya kongera kuririmba indirimbo n'umunsi n'umwe. Kuba yararekeye aravuga ngo ntabwo azigera yongera, kuko ngo yaje gusanga ngo abantu bose bafatanye umurimo w'Imana ngo bose ari babi, abapasiteri ngo ni babi. Ese kiriya kintu cyo kivuga iki? Ni ukuvuga ngo nawe ntabwo ndi buze kuvugaho ibintu byinshi. Kubera iki? Ntabwo ndi buze kuvugaho ibintu byinshi, gusa none se yahakanye ko atazongera kuririmba indirimbo n'itangazo yarishyizeho ko atazongera kuririmba. Hanyuma rero birashoboka yuko ariyo mahitamo ye, nangwa se buri muntu agira umuhamagaro we. Birashoboka yuko agiye mu bindi bikorwa. Ntabwo bivuze ngo kuba ahagaritse kuririmba aretse Imana, ahubwo ese turebe ngo agiye mu biki. Kandi ubuzima ni prive ku muntu, aba afite uburyo ki akoramo ibintu bye. Ariko icyo navuga cyo Theo turamukunda. Birashoboka ko umuntu ahagarara mu gihe runaka, hanyuma bitewe n'igihe ahagazemo kigatuma ahindura ibintu yari arimo akora. Ibyo byo ntabwo nabitindaho, we navugaho ibintu byinshi. Hanyuma reka turacyari muri bya bibazo kubaza bitera kumenya. Reka mubaze utundi tuntu dukeya. Hari ibintu bimaze iminsi biri gucaracara ku bintu bijyanye n'amadini, bafunga insengero zimwe na zimwe. Kuba barafunze insengero, abantu benshi batabona ahantu bajya gusengera. Nta rusengero wabonye ukabona ukavuga uti uru rusengero uko biri kose n'ubwo warufunze rwari rwujuje ibintu bisabwa. Nta rusengero wigeze ubona rubyuje ariko rukaba rwarafunzwe.
wenda icyo navuga kuri icyo kibazo nangwa se uko mbajije uko byagenda kose dufite leta nziza kandi ikurikiza amategeko. Leta ni umubyeyi. Hanyuma twebwe nkatwe ku maso yacu dushobora tukabona ikintu kimeze neza mu by'ukuri, ukabona ibintu bimeze neza, twebwe tukarebera inyuma tukabona ibintu bimeze neza. Ariko nyamara nk'uko nabivuze ngo leta ni umubyeyi, ntabwo leta ishobora gufunga ikintu hatari ikibazo, nta kibazo kirimo. Ni ukuvuga ngo uko byagenda kose na rwa rusengero ruri kuvuga ngo rwujuje ibisabwa, birashoboka ko nawe uhinjiye mbega ukishyira mu mwanya w'abayobozi, ushobora gusanga hari ibyo rubura. Rero bivuze ngo insengero zifunze ntabwo ari uko zifunze zujuje ibyangombwa, ahubwo nkeka ko ibyo babasabye babikoze bakabikemura, ntabwo babafungiye. Kuba aba content creator hano mu Rwanda cyangwa se abantu bashinze ama YouTube channel barimo bagenda babura ama views, uko bagenda bavuga ko nyine mu magambo makeya babura ama views. Ni nkiye nta mushobora kubagira ku muntu wese ushaka gufungura, umuntu wakwicara akumva arashaka gushinga YouTube studio, YouTube channel, akumva ni ibintu yateganyije, ni nk'ikihe gitekerezo wamuha cyangwa se ni iyihe nama ushobora kumugira umuntu ugiye gufunga YouTube channel? Hanyuma ni ukuvuga ngo uko byagenda kose iyi mihanda bisaba kugira ngo uhaje, kandi ikindi bisaba kwitwararika cyane ko burya nk'uko nakubwiye ibyo dukora bikurikirwa n'abantu benshi, tuba turi abantu batandukanye, bisaba kwitwararika. Rero mu byo ukora ni ukuvuga ngo niba wemeye kujya kwinjira muri social media ukavuga ngo nanjye ninjiye muri uru rugaga rwa social media, biragusaba kwitwararika ndetse no kubaha uwo ari we wese, kuko hanyuma n'ibyo ugiye gutangariza abantu bikagusaba kumanza kugira ngo umanze bigenzure hatagira gukomeretsa nangwa se bikagenda ukundi kuntu utabishatse. Numva kugira ngo ufungure channel bisaba gushaka n'ikintu abantu bakumenyaho, ikintu gifitiye abantu umumaro. Gifitiye abantu umumaro, atari ukuza gukora ibintu uyu munsi ejo birangire gutyo, ahubwo ushaka ikintu cyubaka imitima ya benshi. Yego urakoze cyane. Reka tukubaze utubazo tundi dutoya tw'amatsiko ku bantu bose, haba wowe uri muri korali, haba wowe uri mu ahantu hatandukanye, hari ibibazo wifuje kumenya kuri Prophet. Ibibazo ni ibingibi: ese Prophet, mu buzima bwawe unezezwa n'iki? Iyo ndi mu mwanya mwiza wo gusenga mba numva nishimye cyane. Ese ujya useka? Njya nseka cyane. Usetswa n'iki? Dore n'umuraseke. Nibyo? Nibyo rwose. Iyo uri mu rugo iwawe ni nk'akahe kantu kaba ugaseka? Nezezwa no kubona umukobwa wanjye amamagaye ngo papa wiriwe ute ku kazi. Ukaba uri mu rugo akaguhamagara papa wiriwe ute ku kazi, ugaturika ugaseka cyangwa ugatwenga ku mugani w'umurundi? Ibyo biranezeza mu mutima wanjye. Aho igituma rero useka? Igituma nseka nakubwiye ngo njyewe ubundi mu buzima busanzwe nkunda kuganira. Rero iyo twicaye turi kuganira mu buzima busanzwe usanga kenshi ibyo turi kuganira bituma nseka. Rero no guseka byo kwishima bihoraho. Ese ujya uraka? Kurakara ko nakazwa n'ikirimba uraka? Ikintu cyandakaza ni umuntu utambwiza ukuri, ndetse
ibyo twavuganye ntubikore uko nabishaka uko twabivuganye, icyo kintu kirambabaza nkumva muri njye nyine birambabaje. ya Prophet, turagira ngo ugire ikintu ubwira abantu bawe bagukurikira ku mashusho media yawe, haba YouTube, haba TikTok ndetse n'ahandi. Gira ikintu babwira tunasoza, ugire n'ikintu basaba muri aka kanya. Urakoze cyane. Hanyuma ikintu nasaba abankurikirana kuri YouTube, kuri TikTok, Instagram nayo ndayikoresha, nayo mazina nkoresha. Hanyuma ikintu nababwira cyo turacyahari, nubwo muri iyi minsi twari dufite akazi kenshi, turimo gusenga kandi turimo gutegura ibintu bimeze neza hamwe no gusenga Imana. Mushonje muhishiwe, muri iyi minsi iri imbere muratangira kubona ibiganiro, ndetse hari n'izindi poroje dufite kuba twakwinjiramo tugakora kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Rero icyo nababwira, bashonje bahishiwe. Ikindi rwose mujye mutwandikira, mudusuhuze, wahaba kuri TikTok ushobora kutwandikira, ndetse mu buryo butandukanye ndakeka tuboneka, impande zose turaboneka, haba ku nimero yacu abahari. Waba ukeneye kudusenga turahari ku bwanyu. Ni ukuri ndumva ari cyo nababwira. Murakoze cyane. Turabashimira mwebwe mwese mukurikiranye kino kiganiro kuva cyatangira kugera ku rungu. Mwabashije kumenya Prophet ni muntu ki, mubasha kumenya ibimunezeza, mumenya ibimurakaza, ndetse munamenya n'ubuzima bwe bwa buri munsi. So rero ndagushimira mbikwe ku mutima, udahwema gukora subscribe ndetse na comment nimutse ko bayikora hasi utubwira uko ubibonye. Ndabashimira rero ko mwabikurikiye, reka namwe bashimire cyane. Murakoze cyane, kandi twizere neza tudashidikanya ko umunsi muzongera kumukenera muzatubwire ngo dukumbuye Prophet tujye kumushaka. Murakoze.